Reka nguhe ikaze mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi tugiye kwiga uko umuntu ashobora gutegura ibi biryo. Murabona ko biraryoshye. Ushobora kwikorera nyine izi brochette n'izinyama z'inkoko, hanyuma ukaba waryoherwa. Baruzi muri weekend abantu barasohokaga bakagira ariko kubera ibintu bya covid umuntu aba agomba kuguma mu rugo, ariko ntibyakubuza n'ubundi kwitegurira amafunguro aryoshye ushobora gusangira n'abantu bawe mu rugo. Rero izi ni inyama z'inkoko nagiye nyine nkatamo utunyama dutoya. Ukuntu ubigenza, ushobora kugura inkoko yose noneho ugakatamo agace ko mu gatuza, ukaba uri kugenda ukatamo zino nyama. Iyi rero ni black pepper nshyizemo, hanyuma ndanashyiramo iyi ni turmeric, ndetse nshyiremo na cayenne. Cayenne na karungo kenda kumera nk'agasenda, ariko ntago ko kaba gakaze cyane, kararyoshya ibiryo. Nko mu mabrochette usanga ari sawa cyane kugashyiramo. Hanyuma rero ndashyiramo n'umunyu. Uramutse ushobora kuba ufite chicken masala wenda n'urugero, ukaba ari ushyiramo. Ushobora kuba ufite ibindi birungo nyine waba ukunze wabikoresha. Rero ibingibi ngewe nibyo ngiye gukoresha. Ndanakoresha n'aya mapoivron, imwe y'umuhondo, indi y'umutuku, ndetse n'igitunguru. Ushobora no gukoresha poivron y'icyatsi, nyine byaterwa n'ibyo ufite. Urabona ko nuko nguko nagiye nkata ano mapoivron n'ibi bitunguru kugira ngo mbone uko mbitunga ku mishito. Hanyuma rero nashyiramo n'amavuta. Amavuta niyo atuma nyine inyama zishya neza, nyine zikamera neza amabrochette. Hanyuma rero wamara gushyiramo amavuta kuri za nyama twashyizemo ibirungo bitandukanye, ushobora gushyiramo n'agasenda. Wamara rero kubivanga neza, kiba gisigaye no gutangira ugatunga inyama ku mishito nyine. Ukagenda nyine ubikora nk'uku nguku, ugenda ushyiramo akanyama, ushyiraho agatunguru, ushyiraho akandi kanyama, ushyiraho agapoivron, kugira ngo birusheho kuryoshya inyama zawe. Inyama z'inkoko zishya mu minota mike cyane. Hanyuma rero wamara kuzitunga neza ku mishito, ubwo uba wateguye imbabura. Urabona ko iyi ni imbabura isanzwe yo mu rugo, wenda ikiyongereho nuko dufite kano kantu kandi bashyira ku cyokezo. Hanyuma ukagenda uzotsa nyine, kandi utangira hatariho umuriro mwinshi, kuko umuriro mwinshi utuma inyama zishirira zitari zashya. Gusa nyine ko twazisize amavuta, zigenda zitakaza amavuta agwamo, ari umuriro uhita waka cyane vuba vuba. Rero ko tutari gukoresha icyokezo kiri professionnel, ukuntu ubigenza iyo ubonye umuriro utangiye kuba mwinshi cyane, ushobora gufata nk'akantu k'agatebe cyangwa ikindi kintu icyo cyose watega ku mpande zombi z'aka kantu nyine, aka nyine ko ku cyokezo, ukakazamura kakajya mu kirere, umuriro ukajya munsi. Muraje murebe ukuntu bimeze. Urabona ko ngewe natezeho agatebe ku ruhande rumwe ndetse n'akatebe ku rundi ruhande, ku buryo umuriro nyine ugeraho utakiri mwinshi cyane. Noneho inyama ukazireka zikagenda zishya nyine ku muriro uringaniye. Wamara kubona zihiye rero ukazarura. Ushobora no kuryaho ukumva nyine, usibye ko inyama z'inkoko ntago zigorana. Ubu rero nuko ushobora gutegura, hanyuma ukagira ibihe byiza, ukaryoherwa. Twateguye nyine n'ibirayi bisanzwe bitetse mu mavuta ndetse n'igitunguru, biba biryoshye cyane cyane kandi murabona ko byoroshye. Ndabashimiye, bye bye. Tuzasubire mu yandi ma recipe atandukanye.